mwifurije ibihe byiza ndetse n'amahoro y'Imana wakomeje kurikira Manuka TV show. Niba uri mushya tuguhaye ikaze cyane kandi turakwakiye kujya ujye ukomeza ubane natwe kuri uyu muyoboro witwa Manuka TV show, ni umuyoboro wa YouTube. Twahisemo kujya tunyuzaho ubutumwa bw'Imana, ijambo ry'Imana, ubuhamya bw'abantu, cyane ko abenshi mugenda munyandikira mudusaba ijambo ry'Imana, ariko byose tuzagenda tubinyuzaho, yaba ari amakuru kugira ngo umuntu amenye igihe agezemo n'aho ageze, ariko cyane cyane hazajya hanyuraho ijambo ry'Imana. Niba uri uwa mbere rero ukaba ubona iri jambo nawe urikeneye rikugiriye akamaro, byaba byiza usize ukanze subscribe kugira ngo ninjya nshyiraho ijambo ry'Imana, ninjya nshyiraho ubutumwa bw'Imana, ubuhamya, nawe ujye uba mu ba mbere babureba. Muhaye ikaze rero. Uyu munsi ndagira tuganire ku minota mikeya, iminota itarenze 10, ariko nibura iminota 10 tuyiharire Imana, iminota 10 tuyiharire Imana. Niba umuntu ashobora kujya mu bintu bitandukanye akagafata igihe cye akagihereza ibintu bitandukanye, ntari buvuge wenda abantu batajya wenda birwanya cyangwa ntabwo mbyizera, ariko ni byinshi nawe uzi bigutwarira umwanya, ni byinshi uzi aho ushobora kwicara isaha igashira, ni henshi uzi aho ushobora kugenda ukarekurira amafaranga ahantu henshi, ni henshi uzi ushobora kujya cyangwa se ibintu ushobora kugura bikakurangaza, bukira bukongera bugacya, bukongera bukira, n'icyumweru kigashira nta jambo ry'Imana urumva, nta Bibiliya, nta murongo n'umwe urasoma. Mu by'ukuri ntabwo aba ari ibintu byiza udahaye umwanya Imana yawe, ntabwo ari ibintu byiza kudaha umwanya nibura iminota 10 ngo uyihe Imana. Uba ugomba kuyiha Imana kuko niyo yaturemye, niyo ikiturinze. Uyu munsi tuvugana aka kanya hari abantu benshi barimo gupfa. Hari inshuti yanjye iherutse kumamagara, nta nubwo harashira iminsi myinshi, mbwira ko anyereka ifoto y'umuntu wapfuye mu by'ukuri bari hamwe mu minsi ishize, yishwe n'impanuka. Mu by'ukuri iyi si turimo ntabwo yoroshye, Imana yo igenda iturinda, abandi bagenda bapfa, ni mu bushake bwayo. Bibiliya yatubwira ngo haba mu byiza no mu bibi mujye mushima Imana, nubwo atari abantu benshi bakunda kubikora. Ntabwo umuntu yapfa ngo ujye gushima Imana ngo Mana wakoze ko yapfuye. Ntabwo bigaragara neza mu muryango wacu, ntabwo bigaragara neza mu bantu batwegereye, abo twegeranye, abo tugendana, bashobora kubifata nabi, babifata nabi, wenda bakavuga ko nawe washaka ko umuntu apfa cyangwa se ko byagushimishije. Ariko ibyo tubirenza amaso tugakomeza gushima Imana mu byiza igenda idukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuba wararwaye ugakira, nawe utararwara umuzaniye ijambo. Umuntu wese aho ari hose yashima Imana. Kuba ugihumeka byonyine, uwo mwuka niba ufite miliyoni zingahe, n'umukire wa mbere ku isi, urupfu ruramutse rumugezeho nta kundi yagarura ubuzima mu gihe umwuka wabuze. Umukire wa mbere ku isi, umukire wese akeneye umwuka wo guhumeka kugira ngo akomeze abeho. Rero Imana yaduhaye umwuka ikaba ikiturinze. Mu by'ukuri niyo gusenga, niyo kwishimira, niyo gushimira, niyo kubaha. Nicyo kintu cya mbere kinezeza Imana, kuyubaha. Nicyo cyanditswe nshaka ko tuzarebaho mu minsi iri imbere, ariko uyu munsi nabazaniye icyanditswe kiguhumuriza, ibyanditswe bibahumuriza. Hari abantu benshi bafite ibibazo muri iyi si, hari abantu benshi bibaza sinzi noneho turabihera hehe, ibintu ko byadogereye, ibintu turabihera hehe, ko byatunaniye. Umuntu akajya imbere y'Imana akarira, umuntu akajya imbere y'Imana agatakamba, umuntu akiyiriza ubusa, umuntu akajya ku musozi gusenga, umuntu akaba wenyine kubera Imana. Ariko ushobora kubona Imana itinda gusubiza. Ndagira ngo ubwire yuko Imana iri kumwe nawe kandi ibyo urimo byose irabizi. Amina. Ibintu byose urimo Imana irabizi kandi iri kumwe nawe. Ndagira hano duhere ku cyanditswe cyo muri Yeremiya, Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Hano hari abantu benshi Imana yagiye ibwira ko bari hamwe nawe. Hari abantu benshi Imana yagiye ibwira ko bari hamwe nayo. Imana ikabwira ati ndi kumwe nawe. Ndagira mbasomera ingero z'abo bantu kugira ngo nawe wumve ko Imana iri hamwe nawe. Imana irakwibuka kandi ntabwo yakwibagiwe. Ushobora kuba uca mu bintu byinshi bikomeye, ushobora kuba uca mu bitangaza ariko bibi, hari ibitangaza bibi ukavuga se ikintu nuko kinangaje, bino naho bibaye bite, bino nabyo narinzi Imana kubera iki, ndetse Imana ibi ngibi kuki bibaye. Imana iri kumwe nawe, yakuremye kera kandi yakumenye kera wowe utaranatangira guhumeka. Muri Yeremiya igice kimwe umurongo wa 5 haravuga ngo nakumenye narakurema mu nda ya nyoko kandi muri Yeremiya ibice 5 umurongo wa 1 haratubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngo shyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho
kuba umuhanuzi uhanura amahanga. Haleluya. Kaduheze Imana yacu icyubahiro aho uri hose. Imana yakuremye ndetse yanakumenye ukiri hehe? Mu nda ya nyoko. Yakumenye itarakurema. Wowe uhura n'ibibazo muri iyi si, wowe ugahura n'ibibazo muri iyi minsi, ukavuga noneho ibintu birakomeye, ibintu rwose ngo kambifashe, Imana niyibizi. Nibyo, niyibizi. Imana yakumenye kera itaranakurema mu nda ya nyoko. Imana itaragushyira mu nda ya nyoko, itaragushyira mu nda ya nyoko, Imana yari ikuzi. Imana yari ikuzi kuva kera, ndetse yakwejeje utaranavuka. Muri make wagiye kuvuka, Imana yakwejeje igushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Urumva? Haleluya. Nawe ushatse wahanurira amahanga, Imana nibyo yagushyiriyeho. Nanjye kuba narafashe icyemezo cyo kuzambagizaho ijambo ry'Imana nibura iminota 10 buri munsi, nibura iminota 10 buri munsi. Ndabizi ko hari abantu benshi baba bafite ibyo bakora byabo, hari abantu benshi baranyandikira ngo twebwe ngo data ngo mbizi ngo ntabwo ziba zoroshye. Nibyo, ntabwo ziba zoroshye, ariko birashoboka kuba wazigura nibura iminota 10 ukagira gute? Ukumva ijambo ry'Imana. Nibura iminota 10 ukumva ijambo ry'Imana. Imana yadushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ngiye kuba nicaye hano nkaba nemera nka recording ijwi ryanjye kugira ngo n'abandi bumve ibirimo kumvamo, ntabwo aba ari njyewe ubivuga, ni Imana ndetse n'ijambo ryayo bishaka kunyura muri njyewe. Mujye mumfata nka mikoro, Imana niyo ibivuga, kuko ibyo mvuga ndabisoma hehe? Mu ijambo ryayo. Njye ndasubiramo ijambo ryayo, njye ndavuga uko Imana imbwiye. Ijambo ry'Imana turisanga muri Bibiliya ahantu hose, muri Bibiliya yera. Iyo nifashe nkasoma Bibiliya yera, ntabwo mba ndimo kuvuga ibyanjye nkanjye, ntabwo mba ndimo kuvuga ibyo nekereje. Njyewe umfate nka mikoro, umfate nk'umuzindaro cyangwa se ufa Imana irimo kuvugiramo, wowe ukabyumva. Imana yagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Aho uri hose nawe wavuga ubutumwa, aho uri hose wahumuriza abantu. Ndagira ngo ubwire yuko Imana yakumenye itarakurema mu nda ya nyoko, kandi yakwejeje utaranavuka, igushyiraho kuba umuhanuzi w'amahanga. Haleluya. Ushobora kubona ibibazo bigeze kure, ushobora kubona ibintu byakomeye, ushobora kubona uri mu bukene, ushobora kubona abana noneho wibaza ngo nese ubu noneho ko birangiye, ubutaha baziga bate? Ubu noneho ko mbonye icyo kurya, ejo bizamera gute? Ubu noneho ibi ngibi ko birangiye, ibi noneho nzabigenza gute? Iyi ndwara noneho ko yakize intwaye menshi, noneho iyi ngiyi abaganga bazayishobora, noneho ubu ngubu singiye gupfa. Wikiheba, Imana yakumenye kera itaranakurema, yakumenye kera itaranakurema. Kugira ngo ubyumve neza, hari abantu benshi Imana yagiye ibwira ko iri hamwe nabo, hari abantu benshi Imana yagiye ibwira ngo bahumure, iri hamwe nabo. Iyo tugiye mu Itangiriro igice cya 31 umurongo wa 3, Itangiriro, fata Bibiliya yawe nonaho ujye mu Isezerano rya kera, ni nacyo gitabo kibanza. Itangiriro ibice 31 umurongo wa 3. Uwiteka abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cya basogokuru, subira mu gihugu cy'abasogokuruza bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Urumva aho kagambo konyine ngo nzabana nawe, ni Imana yari bivuze. Ntabwo ari mugenzi wa Yakobo, ntabwo ari undi muntu atari Imana. Ni Imana yonyine yabwiye Yakobo iti, subira mu gihugu cya basogokuruza bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Iyi Imana yari bizi ko itazabana nawe, ntabwo yakamubwiye ngo subira mu gihugu cy'abasogokuruza, ntabwo yakamusunitseyo, kandi bizi neza yuko itazabana nawe. Ariko kubera ambwiye ngo subira mu gihugu cya basogokuruza bene wanyu, nanjye nzabana nawe, n'ijambo ririmo ngo subira, birumvikana ko n'umundi Yakobo yari yarigeze kujyayo, cyangwa se bikaba bisobanura yuko Yakobo yari arimo kuvayo, ariko Imana ikamubwira ngo subira. Iyo umuntu avuga ngo subira ahantu, cyangwa se ngo subira, n'ubundi birumvikana ko aho hantu usubiye cyangwa se ugarutseyo wari warigeze kujyayo, cyangwa wari warigeze guhorayo kuburiyo. Imana aribwira Yakobo, birashoboka ko Yakobo yari amaze gutinya, birashoboka ko Yakobo nawe yari amaze kwiheba nk'uko nawe wiheba, birashoboka ko Yakobo yari arimo kuvuga ati noneho ndasubirayo ndi hamwe nande, noneho ntibari bunyicireyo, ese nzajyayo nzavuga ubutumwa gute? Ese nzajyayo nkora iki ndi njyenyine? Ese ubu njye nzabishobora? Imana niko kubwira Yakobo iti, subira mu gihugu cya basogokuruza bene wanyu, subirayo, nanjye nzabana nawe. Urwo ni urugero rwiza rutwereka ko Imana yari kumwe na Yakobo. None se Imana yabanye na Yakobo, wowe kubera iki itabana nawe? Imana yabanye na Yakobo mu gihugu cy'abasogokuruza ba Yakobo, kuki wowe itabana nawe muri ibyo bibazo urimo? Kuki itabana nawe mu bigeragezo urimo gucamo? Kuki itakwigishiriza abana amashuri nibura byagoranye? Kuki itagukiza indwara zananiye abaganga? Kuki itabikora? Kuki ibyo wananiwe ugahanika amaboko kumva byakunaniye? Kuki wiheba? Imana yarashoboye kubana na Yakobo. Kuki nawe utakubaha Imana ikabana nawe? Imana iri kumwe nawe mu bintu byose utekereza. Urundi rugero ni muri Yosuwa igice cya 2:5.
haravuga ngo Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5, haravuga ngo nta muntu n'umwe warinda guhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Haleluya. Iri ni irindi jambo ryiza Imana yavuze, ni irindi jambo ryiza Imana itubwiye nonaha, yuko nta muntu n'umwe warinda kuduhagarara imbere iminsi yacu yose. Ninde muntu waza akaguhagarara imbere iminsi yose? Ninde muntu watinyuka akaguhagarara imbere iminsi yose kandi Imana iri kumwe nawe? Ni ibihe bibazo byatinyuka kubana nawe ubuzima bwawe bwose kandi Imana iri kumwe nawe? Hari ikibazo kiri muri iyi si cyananira Imana? Imana yabashije kuzura umuntu wapfuye amaze n'iminsi 3, apana umunsi umwe, apana amasaha, apana iminsi 2, iminsi 3, kugira ngo ibanze yumvishe neza abantu yuko uwo muntu yaboze, uwo muntu yamaze n'iminsi 3. Imana yabashije kumuzura. Imana yabashije gukura Yesu mu mva iminsi 3, iramuzura, Yesu asubira mu ijuru. Imana yabashije guhumura impumyi. Ibyo ni ibitangaza Yesu yagiye akora. Yesu yabashije guhagarika umuyaga w'ishuheri mu nyanja. Abigishwa bamaze kuba nkatwe twebwe muri iyi si, muri iki gihe dutinya, tukavuga ati noneho birarangiye, noneho turapfuye, noneho ibi nindi bishobore. Yesu arabanza areka abigishwa be nabo bahinda umushyitsi, babona yuko ibintu byakomeye, ariko Imana iza yigaragaza ngo ndi kumwe namwe. Haleluya. Imana yaje yigaragaza ngo ndi kumwe namwe, ndetse ihagarika n'uwo muyaga. Nta muntu n'umwe, nta kibazo na kimwe gishobora guhagarara imbere yawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Ninde wapfuye afite imyaka 20 afite ibibazo byose kuva avutse kandi yarizeraga Imana? Ninde wamaze imyaka 50 afite ibibazo kandi yarizeraga Imana? Haleluya.